reka mbatere inkuru y'ibyabayeho. Igihe kimwe Petero na Yohana bagiye mu rusengero, hari ku isaha yo gusenga, akaba ari 9 z'amanywa. Hari umugabo wari waramugaye kuva akivuka, buri munsi baramuhekaga bakamushyira hafi y'irembo ry'urusengero kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Petero na Yohana nabo barahageze, baratambukaga, ariko n'abandi bantu batambuka bamwe binjira mu rusengero, ariko abari bamutwaye bamukura mu ngobyi bamuzanyemo, bamutereka neza ahateganye n'irembo ry'urusengero. Nuko wa mugabo abari bamutwaye baramusiga baragenda, abari bamutaye bo bari bagiye gusenga, ariko bari bugaruke bakabanje gusenga bakamutwara. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabitegereza cyane. Nuko wa mugabo yubika umutwe atangira kubasaba. Yarabasabaga ngo bagire icyo bamuha, ariko Petero na Yohana baramureba cyane. Nuko Yohana we aramureba maze aramubwira ati, twitegereza mu maso. Nuko arabitegereza, yiteze ko hari icyo bari bagiye kumuha. Nuko Petero we aramubwira ati, ifeza na zahabu ntabyo mfite, ariko ngiye kuguha icyo mfite. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Hanyuma Petero amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Muri uwo mwanya ibirenge bye n'amaguru birakomera. Wa mugabo we yabyumvishaga, ikiniga cyaramufashe ararira. Nuko wa mugabo areba Yohana na Petero mu maso, atangira gusimbuka, atangira kugenda. Maze wa mugabo amanuka imbere hagati y'urusengero, akagenda abyina imbere y'umuryango, agenda yereka abantu bose ko yakize. Agenda abyina, akagenda apfukura ku bantu bose, yewe agera no ku musirikare wari urinze aho ngaho. Nuko we amutinyamo gake aranamwunamira. Wa mugabo abantu bose byarangiye binjiye mu rusengero, nawe areba mu rusengero. Nuko yiyemeza ko nawe agiye kwinjira mu rusengero. Uko yazamukaga mu rusengero niko yagendaga asingiza Imana. Nuko yinjirana nabo mu rusengero. Igihe umuntu yagendaga asingiza Imana, abantu bose baramubonye. Nuko bamenya ko ari wa wundi wajyaga yicara imbere y'irembo ry'urusengero arimo arasabiriza, maze baratangara cyane. Nuko rero hashima Imana yo yakijije uno mugabo. Ese wowe ukwemera irihe somo? Izera Imana kuko ikora byose. Ibidashoboka imbere yawe, imbere y'abandi bantu, imbere y'Imana byose birashoboka. Icyo ubona gikomeye cyane imbere y'Imana kiba cyoroshye cyane. Bana natwe, wewe wemeye kubana natwe. Iyi ni Muhoza TV. Murakoze.